kuba uhuze ntabwo bikuraho ko wumva iryo jambo, ariko hari ibindi byafashe umwanya wawe. Twafata urugero nka WhatsApp, twese tuyibaho. Yego. Umwanya dufata duha WhatsApp, uramutse uwufashe ureflectinga ijambo wabwirijwe, ndakeka ko byagira akamaro ukajya kuri rwa rwego ababyeyi bacu bariho. Urubyiruko tujya mu bintu by'iterambere cyane cyane imbuga nkoranyambaga, niho hava ibibi byinshi, niho tubonera ibibi byinshi. So icyo gihe iyo ubyinjiyemo cyane, iyo winjiye mu bintu by'imbuga nkoranyambaga cyane, bikujyana kure y'Imana. Nta nubwo wagira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka nsenge, ngo reka wenda njye muri presence y'Imana, cyangwa se uvuge ngo reka njye niyunge hamwe na wenda n'abari muri presence y'Imana. Ntabwo icyo gihe wabonera umwanya. Ntekereza ko nako niko bimeze, ntabwo ikibazo ari ijambo. Yego. Kuko ijambo turaribwirizwa, umuhanuzi atubwira ko nta nubwo ari ngombwa ngo ribwirizwe hano ku gicaniro gusa, kuko Imana ikoresha ibintu byinshi tubwira, n'indirimbo twumva, ibihimbano by'umwuka cyangwa se byahimbiwe Imana, niyo tubyumva ni Imana ibitubwira. Ni ukuvuga ko Imana umurimo wayo irawukora. Hari urubyiruko standing out, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ureba ukavuga ati urubyiruko ntago rumeze nka ruriya, ukaba watandukanya abantu babiri, ukabona umwe ashobora kuba afite imbaraga zinshi kurusha uwundi. Uwo muntu iyo urebye ubona ari iki yarushije abo bandi mu rubyiruko ubona batari strong nkawe. Shamgar TV. Imana bahimigisha bene data na bashiki bacu mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro bya Shamgar TV. Twongeye kubaha ikaze uyu munsi nanone aho duteranye tuganira. Ntago ndi njyenyine, mba ndi kumwe na bene data na mushiki wanjye tuganira ijambo ry'Imana, twungurana ibitekerezo. Nicyo Shamgar TV ibereyeho. Uyu munsi muri studio ya Shamgar TV turi kumwe n'urubyiruko, tugiye kuganira n'urubyiruko, tuboneraho no kwibutsa akomeza kudukurikirana. Shamgar TV ni TV yo kungurana ibitekerezo, yo gusangira ubumenyi mu bijyanye n'ijambo. Abantu tuba twatumiye hano mu biganiro ntago ari abamarayika. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ibintu utemeranya nawe, ko tuba dutanga ama opinions, umuntu atanga ibitekerezo bye, cyangwa se ukavuga ati ibi bintu avuze ntago ari ijambo, cyangwa ukavuga ati uriya muntu kwese yavuze biriya bintu kuri televiziyo. Turabasaba numva tuvuze ikintu kitari cyo muzadukosore, cyangwa munatubwire ati kiriya kintu mwavuze ntago ari cyo. Imana ikomeze iduhane imigisha. Nkuko nari mbivuze, turi kumwe n'urubyiruko hano. Njyewe nkuko maze kwimenyera nitwa Sœur Anne Ingabire, ndi kumwe na bene data na mushiki wanjye. Barabanza batwibwire, noneho tujya mu kiganiro cyacu tunababwira insanganyamatsiko dufite uyu munsi. Imana ibahe imigisha. Ndahera iburyo bwanjye batwibwira, noneho dutangira ikiganiro. Murakoze. Njyewe ni mwene so Joel Nzaramba, nishimiye kubana namwe kuri Shamgar TV. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mwene so Abimana Xavier, nishimiye kubana namwe mu iki kiganiro. Imana ibahe imigisha. Sœur Ingabire Meda, nishimiye kubana namwe. Amen. Nkuko mwabibonye uyu munsi mu kiganiro cyacu turi kumwe n'urubyiruko. Impamvu turi kumwe n'urubyiruko, tugiye kuganira ku ikiganiro cyacu uyu munsi kijya cyerekeranye n'urubyiruko. Niyo mpamvu twifuje kuba twatumira urubyiruko ngo tuganire narwo uyu munsi. Akenshi ukunze gusanga hano hanze urubyiruko tugaragara nkaho turi abantu b'abanyantege nke, tudafite imbaraga nk'abadukuriye cyangwa se nk'abo nakita ababyeyi. Muri hano uyu munsi kugira ngo mudusangize impamvu zibitera, mutubwire muti urubyiruko ntibiduhura nabyo n'izi mpamvu runaka. Noneho mu byo muri buvuge ndizera ko hatari bubure umuntu umwe cyangwa babiri bifasha. Imana iduhane imigisha. Duhera kuri icyo kibazo rero, nagira ngo mwese murajya mugenda musubiza muri rusange. Nagira ngo mutubwire impamvu ki
abantu bakuru aribo bagaragara nk'aho ari abanyantege nke kuturusha, kandi urubyiruko twakabaye ari twe b'abanyembaraga no kubarusha, nitwe dufite amaraso akomeye, bo bamaze no gusaza. Niki kitagenda mu rubyiruko? Ndahera kuri frère, muratangira mutubwira iyo mpamvu dutangiye ikiganiro. Imana imigisha. Urakoze cyane Sœur Anne kubw'icyo kibazo ubajije uti ni ukubera iki abakuze aribo bagaragara nk'abanyamwuka cyane kuruta urubyiruko cyangwa se kuruta abatoya. Ndaza kugisubiza. Akenshi abadukurikiye baraza kuza kutwumva dukoresha cyane cyangwa se twirefera ku muhanuzi twizeye witwa William Branham. Abaza kwifuza kumenya byinshi kuri we, hari ibiganiro byinshi Shamgar TV yagiye ikora ivuga ku uwo muhanuzi ari we. Rero nibaza kutwumva twirefera kuri uwo muhanuzi, baze kutwumva. Mvuze ngerageje gusubiza mu buryo buri general impamvu abakuze baba abanyamwuka cyane, nshobora gutanga nk'impamvu eshatu. Impamvu ya mbere nuko abantu bakuze cyangwa se abasaza abasheshe akanguhe nuko baba abanyamwuka cyane, kuko ukukura realite y'ubuzima buri hakurya y'urupfu ibiri kuba nini cyane kuruta wa wundi w'umusore. Akenshi umuntu ukuze aba yarabonye inshuti ze nyinshi, abazi benshi bapfa. Uko akura rero aba ariho abona ahari hasanganira, cyangwa se uruzi agiye kwambuka aba ariho yibaza ati se bizagenda bite. Iyo dukunze kureba muri sosiyete nyinshi tubona n'abantu bakuze aribo bakunze kurwara indwara nyinshi zidakira kuruta batoya. Izo realite rero zibumbiye hamwe, izo variable nyinshi, akenshi abatangiye kurebesha andi maso abasore batarebesha. Akaba atangiye kubona ati ese bizagenda bite hakurya, ese ko nabonye inshuti yanjye kanaka itakiriho, maze gushyingura abantu benshi, ese hakurya bigenda bite, ese uyu muntu apfuye ajya hehe. Iyo ni impamvu ya mbere, kuba umuntu aba ari kwegera urupfu bishobora gutuma noneho yiringira ya religion, kuko ni religion yonyine isezeranya umuntu ko ashobora kubaho nyuma y'urupfu. Ni nko guhungira mu iyobokamana, kuko abazi ko ryayobokamana hari ukuntu numvise ko rishobora gusezeranya umuntu ko yakomeza kubaho, kubera ko nta muntu ushaka gupfa byiteka, abantu bose bashaka kubaho. Iyo ni impamvu ya mbere. Indi mpamvu ya kabiri nuko abantu bakuze akenshi baba bari detashe ku bigezweho. Abantu bakuze ntabwo bafite ibibahugisha nk'abatoye. Ndaza kuza kwishingikiriza ku cy'umuhanuzi William Branham twizeye avuga ko abatoya bari 10 fois plus tentés, cyangwa se bafite ibigusha inshuro 10 kurusha abakuru. Ni ukuvuga ko abantu bakuze ntabwo realite z'abatoya zimeze nk'iz'abakuze. Iyo usanga rero umuntu ukuze abaye umunyamwuka, nuko rimwe na rimwe hari factors zimufavoriza kuba umunyamwuka. Ntabwo afite ibimurangaje byinshi nk'iby'abasore bafite, kandi ntabwo ahugiye muri byinshi cyane nk'iby'abasore bafite bagishaka kubaho ubuzima bwabo. Akenshi aba yaranabayeho ubuzima bwe agejeje nko mu gice cya nyuma cyabwo. Niyo mpamvu usanga akenshi ibikurura abasore atari byo bikurura abakuze. Ugasanga rero niyo mpamvu yindi itumye aba umunyamwuka yegera Imana, kugira ngo noneho abashe wenda ntizimbye mu magambo, reka mbe mvuze ibi na bagenzi banjye baranyunganira. Urakoze. Yego, murakoze cyane Frère Joel. Frère Xavier, mwumvise ikibazo, mwakomezaho namwe mukadusubiza, noneho Imana ikaduhana imigisha. Imana ibahe umugisha. Amen. Ntabwo njya kure y'ibyo mwene data Joel avuze, kuko ni ukuri byavuze. Gusa icyo nakongeraho, nkeka ko harimo kuba n'urubyiruko dufite icyo twita kwirara. Turirara nyine, ugasanga ibitekerezo byacu ntibiri ku cyo dukwiriye kuba tureba umuhanuzi atubwira. Ibitekerezo byacu biri ku bintu byinshi, ariho mwene data yavuze kuri tekinoloji n'ibyo bindi biduhugije. Usanga duhurahereza umwanya kuruta uwo twagahaye ijambo, uwo twagahaye gukosora ubuzima bwacu, kuko mwino si turi mu rugendo.
ntekereza ko ubuzima bwacu ari ugora twiga. Iyo rero uhindutse umukoroni wa bya bigezweho, imyenda igezweho, amafilime agezweho, bikubuza noneho kumenya noneho ibigezweho mu gihe cyawe nk'umukristo. Ibyo nkeka ko nabyo ariyo ngingo wenda turaza kuyivugaho neza, ariko nkeka ko kuba duhuze nabyo bigira uruhare. Ikindi navuga kigira uruhare mu kuba urubyiruko tugaragara nk'aho tutari abanyamwuka nk'ababyeyi bacu, ni uko usanga urubyiruko, mwene data yabivuzeho, urubyiruko dufite ibitugusha byinshi kuruta uko ababyeyi bacu babo. Nakifashisha urugero kugira tubyumvikaneho. Ababyeyi bacu ibyo bahura nabyo n'ibyo duhura nabyo biratandukanye. Urugero nk'urubyiruko, hari iby'ubu twebwe tubona kandi tukabona ko ari byo bigezweho, tukabiha n'ubuzima bwacu, ariko umubyeyi wacu we atigeze anyuramo. Kandi ibyo tumenya n'ibyo twumva duhinduka ibyo ngibyo. So kuba batarumvisha ibyo bintu, batarabayemo mu ubwo buzima, bibafasha kuba bo batabayeho ubwo buzima, ariko twebwe turabyumva, turabibona, ndetse tubana nabo babayeho gutyo, bikatugiraho ingaruka. Yewe nkeka ko mu magambo make ari cyo navuga. Yego. Murakoze cyane Frère Xavier, ariko hari ikintu uvuze nshaka gukomozaho. Uravuze ngo ibyo tubona duhinduka ibyo ngibyo, ibyo twumva duhinduka ibyo ngibyo. None se ko tuba twumva ijambo, abenshi twavukiye muri message, tubyuka tuza gusenga buri dimanche, mercredi, vendredi, ko iki tudahinduka ijambo kandi naryo turyumva. Wenda abanza ugasubiza icyo tugakomeza tugaha n'ijambo. Sœur Meda, Imana iguhe umugisha. Murakoze Sœur Bien-Aimée. Ngewe nkeka ko usubiza ikibazo cyawe nakifashisha za ngingo ebyiri. Twavuze ko nari nabanje kuvuga ko turahuze. Kuba uhuze ntabwo bikuraho ko wumva iryo jambo, ariko hari ibindi byafashe umwanya wawe. Twafata urugero nka WhatsApp, twese tuyibaho. Umwanya dufata duha WhatsApp, uramutse uwufashe ureflectinga ijambo wabwirijwe, ndakeka ko byagira akamaro ukajya kuri rwa rwego ababyeyi bacu bariho. Ariko iyo WhatsApp itubuza, idukamuramo bya bindi twumvishe mu rusengero. Nkeka ko nicyo navugaho. Ababyeyi nabo bafite WhatsApp uyu munsi, ariko ntabwo sinkeka ko umwanya bayihariho twebwe tuyiha. Kubera nk'urubyiruko twasanze ubwo ari bwo buzima gusa, sinemera ko ari bwo buzima Imana ishaka ko tubamo, ariko nibwo buzima twebwe akenshi na kenshi twisangamo, ari byo twaje kurwanya kugira ngo ubwo buzima dushaka kurema butari ubw'ijambo tubukure, ahubwo dutangiye kubaho ubuzima bw'ijambo. Nuva mu rusengero ugenda usome Bible, aho kugira ngo urebe status ziriho, ahubwo umanze urebe Bible, urebe se ko pastor yasomye uyu murongo, niki nakora, niki uyu murongo uvuze mu buzima bwawe, ese ngenda neza nk'uko ijambo ribinsa. Uko niko mbyumva. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Sœur Meda, turacyari kuri cya kibazo, nawe uradusangiza ibitekerezo. Murakoze cyane, ndashimira bene data ku bitekerezo baduhaye. Nanjye ntabwo ndi ujye kure yabyo, ariko ikintu ngiye numva kidutandukanya n'ababyeyi bacu, icya mbere abajene tuba influence cyane n'inshuti tugendana nazo. Ni ukuvuga igihe ushobora kuba ufite inshuti, aho kugira ngo abe ari wowe nyine zireberaho, noneho wowe ukazireberaho kurusha uko zo zakureberaho. Aho hantu niho abajene dukunda gutsindwa cyane. Ikindi kintu, ntabwo turi proud y'ijambo, ntabwo turi fier y'ibyo twizeye. Nicyo kintu kidutandukanye cyane n'ababyeyi. Ushobora kuba uvuga ngo nizeye message, ariko watekereza ngo ese wenda mu kazi nkora bantegeka wenda kwambara gutya, ariko wabitekereza uvuga se ngenda nambaye gutya
ntube fier yo kubabwira ngo njyewe ntago nambara gutya na gutya, ntube fier yo kubabwira ngo njyewe dimanche ntago nkora mba ndi mu rusengero, ntube fier yo kubabwira ngo njyewe ibi n'ibi simbikora. Bigatuma rero ntago abajene ntago nyine bituma tuba different y'ababyeyi bacu, kuko ababyeyi bacu aba ari strict. Iyo wenda ari nko mu kazi ubona ari strict mu bintu byakavuga ati, wabaza nabo bakorana bakavuga ati uyu n'uyu ameze gutya. Ikindi kintu abajene dutandukaniyeho n'ababyeyi bacu ni uko ntabwo dufite experience nk'iyo bo bafite. Abenshi muri twebwe usanga wenda yaravutse agasanga bizeye ubutumwa, nawe agakura bikamera nk'ibintu bisanzwe, tubifata nk'ibintu bisanzwe. Ukavuga ngo nakuze njya mu rusengero nzajya mpora njyayo. Niyo mpamvu usanga bamwe wenda agera akabivamo akavuga ngo reka ngende njye kureba n'uko hanze bimeze. Ariko ababyeyi bo ashobora nko kuba wenda mbere yari umukatolike akaza kuba influence, wenda umuntu runaka akamu influence akizera ubutumwa. Icyo gihe aba afite inyota cyane anabikunze kurusha twebwe urubyiruko, ko twe tuba twarabikuriyemo kumva. Naho ngaho urubyiruko dutsindirwa. Ntabwo twese tumeze kimwe, hari abandi abona ko ibyo arimo ari byo byiza, hari n'undi ubona ko abirambiwe. Naho ngaho dutsindirwa. Murakoze cyane. Ndongera ngo ijambo Frere Joel, hari ikintu wakomojeho uravuga ngo abantu bakuze cyangwa se abasheshe akanguhe ngo bo baba batekereza ko abatangiye kubona ko iminsi ye igenda igabanyuka, abona ko yapfa isaha n'isaha. None se urubyiruko iyo urebye ubona ko bo badatekereza ko urupfu ruhari, urubyiruko ubona imitekerereze yabo yo imeze gute? Muri iyo opinion warutanze badufasha kudusobanurira. Urakoze Sir Anne. Wenda uko nari nabisobanuye nuko nasobanuye generalement. Akenshi nkuko nabivuze, umuntu utangiye kubona ko iminsi ye iri igabanuka cyane atangira gushaka nk'ikintu wenda cyamubashisha kuba yakomeza akabaho, kuko nta muntu udakunda ubuzima. Noneho uko agenda asaza niko agenda yibwira ko religion ari cyo kintu cyonyine gisezeranya umuntu ko ashobora gukomeza kubaho cyangwa akabona ubugingo buhoraho. Ariko umujene akenshi, nubwo tubona kenshi abatoya banagenda akagenda akiri mutoya, ariko ntabwo twebwe abatoya ntabwo ari ikintu kiri mu mutwe ko ashobora kugenda isaha iyo ari yo yose, kubera ko byabaye nk'aho abantu bagenda swat arashaje cyangwa se ararwaye, kandi tukabona n'iza ndwara n'ubundi zifata abantu bakuze. So rero mbona ko urubyiruko ni gakeya ruba rufite icyo gitekerezo cy'uko nanjye isaha n'isaha nshobora kugenda. Akenshi ababona ko agifite ejo he hose, nk'uko wenda habonye umubyeyi we ahagira akibwira ko azinezeza, nawe akabanza agakora nk'urundi rubyiruko, akabanza akagerageza ubuzima bwose, noneho nyuma nawe wenda amaze kuva muri ubwo buzima akaba aribwo yakwita ku by'iyobokamana. So mbona ko abatoya ntabwo iyo reflexion irimo cyane yo kumva ko nawe ashobora kugenda igihe icyo ari cyo cyose. Akenshi iyo ateranyije variable cyangwa nuko yagiye abibona mu gihe cyashize, wenda to nini ni y'abantu bakuze abagiye bagenda, wenda barwaye na za ndwara zifata nk'abantu bakuze. Ntabwo rero aba yumva ko yapfa igihe icyo ari cyo cyose. Ni iyihe mpamvu ituma urubyiruko rudatekereza ko urupfu ruhari kandi rutwegereye cyane? Iyo urebye ubona mbona ko nk'uko nari mbivuze, akenshi wenda ni nko kureba ibigukikije, akabona abantu benshi bapfa, ni umuntu wari ukuze, ni umuntu wenda ego, ariko ntabwo nibaza kwijanisha abatoya bangana n'abakuze. Nibaza ko abantu bakuze aribo bahitanwa n'ibintu byinshi nk'indwara zidakira, abamaranye igihe. Ariko nk'uko wari ubivuze, ni ukwibeshya, ntabwo ari uko atapfa, ni ukwibeshya, nko kwibwira ko agifite umwanya. Wenda nituza kubyinjiramo, akenshi turanabona ko ari umwanzi ubidutera.
ari we utera urubyiruko kumva ko uracyafite umwanya nk'uko babivuga you're too young to serve God, uracyari mutoya kugira ngo ukorere Imana. Akenshi ntabwo aba ari we, nk'uko Sœur Meddy yabivuze, ni influence rimwe na rimwe ntiva ku bantu, rimwe na rimwe influence iva ku mwanzi kuko adashaka ukorera Imana, akakubwira ati ni iby'abasaza. Yego, mwakoze cyane Frère Joel. Dukomeza ku kibazo cyacu cya kabiri, ni izihe mbogamizi iyo urebye ubona duhura nazo nk'urubyiruko abantu bakuru badahura nazo? Wenda uyu munsi bakaba bashobora no kuvuga ati bariya abana murabyumva kenshi bavuga ati urubyiruko rurasinziriye, urubyiruko ibi n'ibi n'ibi. Ni izihe mbogamizi uyu munsi twe nk'urubyiruko dushobora kuvuga ati duhura n'izi mbogamizi kandi mwebwe ntago muhura nazo? Nifuza ko buri muntu wese uri aha yagira nk'imbogamizi runaka tubwira, noneho tukamenya n'uburyo ki twazirwanya ariko twazimenya. Sœur Meddy, ijambo ni ryanyu. Urakoze Sœur Anne. Imbogamizi mbona urubyiruko ruhura nazo uyu munsi ni iterambere ry'uyu munsi. Urubyiruko tujya mu bintu by'iterambere cyane cyane imbuga nkoranyambaga, niho hava ibibi byinshi, niho tubonera ibibi byinshi. So icyo gihe iyo ubyinjiyemo cyane, iyo winjiye mu bintu by'imbuga nkoranyambaga cyane, bikujyana kure y'Imana. Nta nubwo wagira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka nsenge, ngo reka wenda njye muri presence y'Imana, cyangwa se uvuge ngo reka njye niyunge hamwe wenda n'abari muri presence y'Imana. Ntabwo icyo gihe wabonera umwanya, ahubwo ibitekerezo byawe bihora muri social media, akaba ari byo bintu uha umwanya wawe wose. Njye mbona izo ngizo arizo mbogamizi urubyiruko ruhura nazo. Yego, nk'urubyiruko noneho twizeye ubutumwa rw'abakristo, ni gute noneho twanesha iyo mbogamizi ya social media, y'ibyo by'iterambere byaje? Ubona ari gute twabinesha? Kubinesha nta kundi, telefone niba ari iyawe ni wowe umenya ukuntu uyikoresha. Niba uvuze, ushobora kuvuga ngo WhatsApp ntago uvuze ngo wayisiba burundu, ushobora kumenya uburyo uyikoreshamo. Niba wenda uvuga uti nayimaragaho wenda nk'umunsi wose, buri kanya mba ndi online, ukavuga ati wenda WhatsApp nzanyikoresha nk'isaha imwe cyangwa ebyiri, ngiye gusubiza abanyandikiye kuko nabyo hari igihe biba biri ngombwa. Ubundi mwanya mfate Bible nsome, ubundi mwanya mfate brochure nsome, numve ibibwiriza by'umuhanuzi. Aho ngo bizadufasha. Ntago ndibaza ko ufashe umwanya, ufashe nk'amasaha 2 ugasoma ijambo ry'Imana, ntago icyo gihe wajya kure y'Imana cyane, ntago wajya kure nyine y'ijambo cyane nk'uko wakwirwa umunsi wose utanatekereje ko wenda uri n'umukristo. Kuko social media ushobora kujya ukavuga ati ngiye muri WhatsApp, nta nubwo umenya ko amasaha yagiye. Nta nubwo ushobora kuvuga ngo amasaha, niba uyigiyeho nka mu gitondo ushiduka bigeze nka saa 8 utazi ukuntu amasaha yagiye, ni nk'ikiyobyabwenge. Ariko icyo gihe iyo uvuze ukiha nk'amasaha, uvuga reka mbe mfunze nkwireho data zanjye, mfata umwanya nsome ijambo ry'Imana, numve ibibwiza by'umuhanuzi, icyo gihe ugenda ubinesha gake gake. N'igihe ugera ukumva noneho ya WhatsApp urayiretse ukamara nk'iminsi 2 utayigiyeho, aho ngaho niho ndumva ni mu bitekerezo gusa, ni ukubyishyiramo. Yego, mwakoze cyane Sœur Meddy. Frère Xavier, namwe muradusangiza uko mubyumva, imbogamizi mubona duhura nazo, abantu bakuru badahura nazo uyu munsi nk'urubyiruko rw'abakristo, ubona ari zihe? Murakoze. Nkeka ko nk'uko nabivuze mbere na Sœur Meddy bivuze, urubyiruko duhura n'imbogamizi nyinshi. Mwizo mbogamizi iyo ngiye nshaka kuvugaho, ni imbogamizi dusa nk'abikururira ariko itwugarije, ushaka ibitunezeza, kunezeza umubiri wacu. Usanga dufata umwanya munini wo kwinezeza, gukora ibitunezeza, bitandukanye no ku babyeyi bacu, kuko bo inshingano baba bafite ni ukutwitaho n'iz'urugo. Ariko twebwe duhugiye cyane mu bitunezeza. Ari uzumva wenda mwene data ngo yagiye no mu kabari,
kubera ko akeneye ibimunezeza. Ibyo nkeka ko ari cyo kintu gihugije urubyiruko rwinshi. Tena nakongeraho n'ikindi kivuga ngo hari indi mvugo dukoresha yo kuvuga ngo nzakizwe ejo. Ugasanga umuntu niyo azi ko ijambo rimukoza aravuga nzabikora ejo, reka ubu ngubu manze ndangizanye n'iki. Ukumva rero turi kugenda tubaho nk'uko Pawulo yavuze ngo abantu b'ibihe bya nyuma bazabaho, ariko nk'abana b'Imana nitwe dukwiriye gutyo, kuko ntabwo ibinezeza umubiri wacu, twe dukwiriye kugera ku rwego bipfa noneho tugakora ibinezeza Imana, kuko tutakiri abacu ngo twigenge. Icyo nicyo navugaho. Yego, murakoze cyane. Frère Xavier, abana b'Imana barinezeza, binezeza bate? Uratubwira, sinasobanukiwe. Icyo nashaka kuvuga aho ngaho, hari ikibazo kiri mu rubyiruko cyane cyane cyo kuba nk'uko yavugaga na tekinoloji ni mu buryo bwo kwinezeza tujyaho gutyo. Narindimo nsobanura ko icyo cyo kwinezeza navuga ko ni umwuka Satani yazanye. Nk'uko tubizi twese tuzi ko turwana n'imyuka. Muri iyo myuka ya Satani harimo n'uwo mwuka wo kwinezeza. Uwo mwuka wo kwinezeza, wo gushaka ibigezweho, wo gushaka iby'iterambere, nibyo usanga bitubuza kwiha Imana, kuko ntibishoboka ko ukunda iby'Imana ugakunda n'iby'umubiri. Ubwo rero hari igihe usanga gukunda iby'umubiri byaruse gukunda iby'Imana, ugasanga biri gutuma urubyiruko rwinshi tutabasha kubaho ubuzima twaremewe kubamo. Sinzi nimba usobanukiwe, gusa icyo nashakaga kwensista ni ukuvuga ngo urubyiruko dukunda ibitunezeza cyane kuruta uko ababyeyi bacu babikunda, kuko bo baba barabonye byinshi, ariko twebwe hari byinshi tutariga. Ibyo byinshi tutariga bitari n'ibyacu, Satani yarangije kubyeexpose. Twese tugira umwanya wo kureba kuri televiziyo, ukabona ibintu biri kuba, noneho ugasanga umuntu ashaka kwisanisha n'umusitari runaka. Iyo wagiye inyuma y'uwo musitari, hari umwuka wundi umuri inyuma. Uwo mwuka ugashiduka nawe wakujeho. Nicyo navugaga mvuga kwinezeza. Murakoze. Nk'abakristo ni gute twanisha umwuka wo gushaka kwinezeza? Turi abakristo, ni gute twanisha icyo kigeragezo, iyo challenge? For my experience, yego, navuga ko ikintu kifasha, nanjye nkeka ko ari gikoresha kenshi na kenshi iyo ngeze mu bihe nk'ibyo, ni ugusenga no gusoma. By'ubwabyo uramutse ubonye umwanya wo gukora ibyo bintu uko ari bibiri, ntabwo wabona umwanya wo kwinezeza. Byakubuza wa mwanya, unisanze no muri iyo ka y'umwanzi, wafata igihagararo nawe ubwawe cyakwetona. Nkeka ko icyo twakora, ngendeye kuri experience yanjye nkoresha, ni uko gusenga cyane no gusoma cyane birafasha mu gihe nk'icyo. Joel, uratwongera nawe ku byadufasha, ni gute twarwanya uwo mwuka Xavier ari kuvuga wo kwinezeza? Turakomeza ikiganiro. Nanjye ntabwo najya kure y'ibyo Frère Xavier avuze, kuko ni nayo nama umuhanuzi atugira, ko niba dushaka kwigobotora uwo mwuka w'isi kugira ngo tunezeze Imana, ni uko tuba abanyamasengesho, dusenga kandi tugasoma ijambo ry'Imana, kuko ibyo bintu bibiri nibyo bizaguha protection cyangwa se bizakurinda kuba waba influence byoroshye n'isi. So ibyo rero iyo tubivuze gutyo ni binini, ariko niho havamo iyo wegereye Imana nibwo iguha umwuka wayo, kuko akenshi na kenshi abasore bibwira ko aribo bazabyishoboza, ariko Imana siko yavuze. Imana yavuze ko izaduha umufasha. Umufasha ni umwuka wera wayo.
umwuka wera niwe iyo umwemereye akinjira arinjira akabasha kuguha ugapfa ku by'isi. Iby'isi ntibibe bikigukurura, noneho ukabasha kunesha ya myuka. Urakoze. Murakoze cyane. Mbonaho no kubabaza, twigishwa ijambo, ntekereza ko iyo urebye ijambo ryacu twigishwa twohejwe n'umuhanuzi, hari icyo ubona cyabuze ku buryo urubyiruko uyu munsi rwakabaye ruri mu nzira ya nyazo kubera ijambo ryose dufite, hari ikiburamo wenda wabona ariho harimo ikibazo mu bintu bituma urubyiruko rusa nkaho ruba rusinziriye uyu munsi. Urakoze Sœur Anne. Ntekereza ko nako niko bimeze, ntabwo ikibazo ari ijambo. Yego. Kuko ijambo turaribwirizwa, umuhanuzi atubwira ko nta nubwo ari ngombwa ngo ribwirizwe hano ku gicaniro gusa, kuko Imana ikoresha ibintu byinshi tubwira, n'indirimbo twumva, ibihimbano by'umwuka cyangwa se byahimbiwe Imana, niyo tubyumva ni Imana ibitubwira. Ni ukuvuga ko Imana umurimo wayo irawukora. Ijambo rwose turarizi, abasore akenshi nabo baba bazi byinshi kuko baba bakiri abasore. Wenda ngerageje kuvuga nko mu butumwa twizeye, akenshi nibo baba bacukumbura cyane kurusha abakuze. Ntabwo ikibazo rero ari ukutamenya, ikibazo ahubwo ni ugushyira mu bikorwa ibyo ngibyo twumva, ijambo tukariha umwanya waryo. Urakoze. Murakoze cyane. Sœur Meda, ndongera mbaha ijambo nanone. Pastor amaze iminsi atubwiriza ijambo ryo kuvuga kuri témoignage, ko tugomba kuba urubyiruko rufite témoignage. Ndizera, ntekereza neza ko twarakuranye, twavukiye mu butumwa. Uyu munsi iyo turebye ubona hari témoignage dufite mu rubyiruko. Bansubiza, Imana umugisha. Urakoze Sœur Anne. Nta muntu agira témoignage, ariko nshaka kumbwira témoignage uri kuvuga ni témoignage imeze gute? En général, mu bijyanye n'umwuka ubona hari témoignage runaka dufite kuvuga ati njyewe nari uyu munsi turubyiruko rumeze gutya, rwahindutse, twavuye mu bintu runaka turi aha ngaha. Iyo turebye muri makeya ubona hari iyo témoignage ihari mu rubyiruko rwizeye ubutumwa uyu munsi. Témoignage irahari, si twese tuyifite, ariko hari abayifite. Kuko hari nk'umuntu ushobora kubwira ati njyewe nigeze kujya muri ibi n'ibi, numva ko ngiye kure y'Imana, nkora ibi n'ibi bibi byinshi, ariko uyu munsi arakubwira ati niba hari ikintu cyiza nabonye ni message. Ikindi kintu nabonye, umuntu wese wigeze kumenyaho message ubundi ntabwo ashobora kugenda ngo apfe kuzimira gutyo. Ahora muri we afite ya nyota yo kuvuga ngo ibyo numvishe hariya, ibyo numvishe muri message nta handi ndabyumva, naho yajya hose. Ashobora kuba afite intege nke zo kutagaruka wenda ngo aze mu rusengero asenga, ariko ahora afite ya nyota. Niyo uganire nawe wumva ko afitemo akantu muri kuvuga ngo message ni nziza cyane. So nta muntu agira témoignage. Témoignage yanjye siyo yawe. Ushobora kuba wenda waraciye muri byinshi, ngewe wenda naciye muri bike, ariko nta muntu agira témoignage. Igihe cyose uri ku isi ufite témoignage ugomba guha umuntu wese muhuye. Yego. Udusubije uvuga ko urubyiruko uyu munsi ubona turi abantu bafite témoignage twatanga duhagaze imbere y'abantu twese twavuga ati Imana yambanye aha ikitsaha, turi urubyiruko rugaragaza témoignage muri make. Yego. Ntabwo témoignage navuze, témoignage yanjye siyo yawe. Buri muntu yagira témoignage atanga. Hari igihe natanga iyanjye igafasha abantu kurusha iyo wowe watanga, bakavuga ati wenda uriya muntu yarageze kure, wenda wowe ukababera urugero cyane kurusha uko njye nabibabwe. Wenda wowe waciye muri byinshi, njye ntabyo naciyemo. Ntabwo twese twagize urugendo rwa gikristo kimwe. Témoignage zacu ziba zitandukanye, ko nta muntu utagira témoignage. Igihe cyose uri ku isi ufite témoignage, utayifite sinzi ubwo aho ngaho aho yaba ari. Okay, murakoze cyane. Joel, iyo urebye urubyiruko uyu munsi twizeye ubona hari témoignage runaka dufite? Urakoze Sœur Anne. Ntabwo ndi bubusane cyane n'ibyo Sœur Meda avuze, ariko ndumva hari icyo nifuza kongeraho. Urabajije uti ese hari experience cyangwa témoignage dufite yaho dushobora kuvuga tuti nari uyu nguyu none ndi uyu nguyu. Tuzi ko mu buzima bwa gikristo harimo intambwe nyinshi tugomba kugeraho. Nk'uko Meda yarabivuze, nibyo koko buri umwe wese umubajije hari icyo wenda aba yarekeshejwe n'ubu butumwa yizeye.
n'ijambo yizeye. Ariko nanone ntabwo nashima urubyiruko, aho maze kujya hose icyo navuga nuko wenda imikurire yacu iradindira, ntabwo natinya kubivuga, ntabwo aho twakabaye turi ariho turi, kubera ko experience waruvuze tugomba kuba dufite igomba kutugeza ku mwuka wera. Ntabwo kuba naravuye kuri WhatsApp bivuga ko nabonye umwuka wera, cyangwa mwene data yaravuye kuri social media bivuze ko yageze aho agomba kugera ku mwuka wera, none hakaba ari umuyobora. Mbona ko rero témoignage dufite zakabaye ari nini uyu munsi, yaba twarakurikije koko ijambo tukima umwanya ibindi tugafata ijambo. So mbona ko rero akenshi turacyaseta ibirenge ahantu hamwe na hamwe, ntabwo mbese turumva ko natwe Imana yadukoresha, natwe twakuzura umwuka wera, natwe Imana yadukoresha imirimo ikomeye. Akenshi rero kubera za mbogamizi bene data bavugaga nka peer pressure, muhanuzi atubwira ko hari amajwi menshi avuga n'ijwi ry'Imana rikavuga ryoroheje muri ayo majwi, ariko hari andi asa nk'aho aritsikamira. Igihe cyose rero umujene atarumva ko agomba guhindukira ngo ntabe influence na pressure iri hanze na influence iri hanze, nk'uko umwungera akunze kubitwigisha, ya mazina batwita ngo uru rubyiruko ntabwo ukora ibi, ntabwo ukora ibi. Ibyo rero nshobora kuba mfite témoignage ariko hari ahandi nkiri influence. Ku ishuri ntarabo ngomba kuba we, ku kazi ntarabo ngomba kuba we. Ni ukuvuga ko destination navuga ni ukuba noneho twakiriye wamufasha udufasha mu buzima bwacu, kugira ngo ntaba ari twe tukiriho, ari Kristo uri muri twebwe. Icyo navuga rero nuko imikurire yacu iracyagenda buhoro buhoro. Nicyo navuga ko tugomba gutera intambwe nini, tukemerera Imana ko natwe twifuza kidukoresha, tukibagirwa ya majwi yandi yose, noneho tukumvira iryo jwi ryongorera ry'Imana kugira ngo twuzure umwuka wera adukoresha. Murakoze cyane Frère Joel. Frère Xavier, namwe muradufasha gusubiza icyo kibazo ku bijyanye na experience. Ubona hari experience urubyiruko uyu munsi rufite runaka? Murakoze. Mu gusubiza icyo kibazo cyawe navuga ko experience irahari ariko idahagije. Nkuko Joel yaramaje kubivuga, experience yo ndakeka ntabwo waba uri umukristo wicara wumva ijambo, ubona uko ababyeyi bawe babayeho, ubona wumva ibibwiriza, ureba ibiri kuba hanze, ngo ubeho koko utara experiencinga Imana n'umunsi warimo. Gusa usanga hari igihe biza bikaba nk'igitonyanga mu nyanja, bikaza uyu munsi ugasohoka mu rusengero wafashijwe, wasenze ugasubizwa, ariko wagera hanze nyuma yo gusubizwa kwawe ugasanga wahise wibagirwa experience, ntabwo yakukomeje mu rugendo experience par experience, ahubwo ukakwamira kwiyo n'ukubajije ukamuha experience y'umwaka washize ngo nabayeho gutya, aho kugira umuhe experience y'uwo munsi. Nicyo navuga ko urubyiruko dufite experience ariko ntitugishaka, ni nkaho twiraye ntitugishaka experience, turi kugendera kuzashize, kandi experience igomba kuza buri munsi, kuko experience ni ibibazo duhura nabyo tukabyi overcoming, right? Niba ari uko rero ntabwo ibibazo byo byahagaze. Niba nta experience dufite rero nuko noneho tutabi overcome. Ushobora kuba wararetse ubusinzi ukagenda ku experience naretse inzoga, but uracyari umusambanyi, ko ubusambanyi bw'utarabureka. Urumva icyo nicyo kibazo tururubyiruko rufite experience ariko experience idahagije, cyangwa ntitwabona icyo tuvuga imbere ya wa mwamikazi w'ishema. Yego, ni iki kibura kugira ngo tugire experience ihagije uyu munsi? Nkeka ko hari ikintu ntavuze ariko numva ko ari icy'ingenzi kuvuga ahangaha. Yego. Ni ukuvuga akenshi na kenshi
nsubiza ku icyo cya experience hari n'ukuntu noneho twebwe nk'urubyiruko dufite indi ngeso yo kuba dukora ibintu tubihereye inyuma turasobanura tugakora ibintu tubihereye inyuma gute kubera ko nyine dushaka kugaragara nk'abantu bari muri message ariko message yo bwacu itaturimo noneho n'imbere ntayo nikuvuze n'imbere itarimo okay kuko hari ikibazo ugejeze kubaza Joel ngo ese n'ibyanditswe ariko twibukiranye ko Aburahamu atari afite ibyanditswe nka Bibiliya ariko yabayeho ubuzima Imana itemuanye ikavuga uyu nagendanye nawe Enoke nuko natwe ubwo buzima ba Aburahamu babayemo ntabwo twakabaye uyu munsi tureba ngo message ivuga iki ahubwo twakitaye kuko ubuzima bwacu ari nkuko profeta bivuga ni Bibiliya yindi twandika tunibukiranya ko ku munsi w'imperuka ibyo bitabo bizabumburwa tubona uko twabayeho ibyo byakaduteye ubwoba bwo kugira ngo bya bindi twahoze tuvuga tubireke ukibaze se nimgaragara ko nahoraga mu nzoga navaga mu rusengero njya mu kabari bizagaragara bite mu gusubiza rero icyo kibazo cyawe cyuko twabona experience nukureka guha umwanya ibitari iby'agaciro ahubwo tugatumbira iby'agaciro nibi iby'agaciro ni ugushaka mu maso y'Imana iby'agaciro ni ukubona umwuka wera kuko twabonye umwuka wera ikibazo cya experience cyahinduka amateka twatangira noneho ubuzima bwacu bwabatemwanyaje ku bantu mu kazi kawe mu ishuri uwigamo buri wese azavuga ndifuza kubaho ubuzima nk'ubwa Seriyani murakoze cyane Sœur Meda ni hehe ubona dukeneye ubufasha cyane nk'urubyiruko bwizeye message y'umunsi murakoze Sœur Anne ahantu dukeneye ubufasha ni mu ijambo n'ubundi n'ahandi impamvu ari mu ijambo ni uko ijambo niryo ridukomeza igihe cyose uhaye ijambo agaciro dufite ijambo turabwirizwa yego bihagije kuba turifite no kuba turiha agaciro ni ibintu bibiri bitandukanye yego ushobora kuba ubwirizwa ni byiza uraza mu rusengero ugasenga ariko ushobora kuba ubwirizwa ukabisiga n'ibyo bakubwirije yego igihe cyose utafashe ibyo ngibyo bakubwirije ngo ubishyire mu buzima bwawe ubyaplike ntabwo uzafashwa yego ikintu nabonye mu buzima iyo ushyize ijambo imbere ugashyira imbere ibintu wumva cyane ubundi nibyo uba byo yego niba uje hano mu rusengero ugasenga wasohoka wenda ufite izindi gahunda zawe zitandukanye cyane n'ibyo wari urimo nta hantu uzagera iryo jambo deja warisize ntago experience aho ngaho isihagarara ariko niba uje uno munsi ugasenga pastor akabwiriza ati gira kwizera akabwiriza ati reka ibi n'ibi ejo ukagenda akaba ari ibyo ukora kwa kabiri akaba ari ibyo ukora kwa gatatu gutyo uzahita winjira muri icyo kirere ufashwe ukomeze n'ukubonye wese imbere n'inyuma ube umuntu uhamya ijambo ry'Imana ubisengere ube ibyo wumva ariko igihe cyose wumva iryo ijambo turarifite ni byiza turaryumva ariko icyo dusabwa ni ukurishyira mu bikorwa murakoze cyane Joel hari urubyiruko rusitandinga awuti sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda ureba ukavuga ati urubyiruko ntago rumeze nka ruriya ukaba watandukanya abantu babiri ukabona umwe ashobora kuba afite imbaraga zinshi kurusha uwundi uwo muntu iyo urebye ubona ari iki yarushije abo bandi mu rubyiruko ubona batari strong nkawe urakoze Sœur Anne icyo aba yararushije abandi n'ubundi nicyo Sœur Meda yavugaga nuko aba yaragize icyo bita prise de conscience cyangwa se akumva neza ibintu arimo akabiha agaciro akabyaplika kubera ko muri processus cyangwa se haba etape nyinshi mu rugendo rwo kwiga ikintu icyo ari cyo cyose hari ukumva
hari wenda ukubona, hari no gushyira mu bikorwa ibyo wumvishe n'ibyo wabonye. Nibaza ko ahantu dutsindirwa ari ukwapurika. Twarabonye ibyo message ari byo, twumvise ijambo, ariko noneho kubishyira mu bikorwa niho mbona uwo nguwo aba yarushije undi, nicyo aba yarushije abandi, niko navuga. Yego, niki twamwigiraho urusha abandi uyu munsi? Icyo twamwigiraho, nibaza ko ari byiza ko urubyiruko noneho twatangira natwe kujya tugirana ibiganiro hagati yacu. Ni byiza kugira ngo duhane izo experience. Niba Sœur Anne afite experience runaka, mbona ubuzima bwe buri ku rugero rw'ijambo twumva, amajije kugera kuri rwa rugero rw'umwuka wera, nakabaye nza nkakubaza ntese wabigenje gute, ni iki wakoze gitandukanye mu buzima bwawe nanjye nakora kugira ngo mbashe kugera aho ugeze. Icyiza ni ugusaranganya experience, ariko akenshi nta nubwo uba ukeneye undi, akenshi twumve ko tubikeneye. Icyo mbona cyadufasha mbere na mbere, urubyiruko rubanze runibaze, ese iyo message ni iki? Ko nayisanzemo ababyeyi banjye, papa na mama banjyana, tubanze dufate a break cyangwa se dufate pause mu buzima bwacu, tuvuge ese message ni iki, ese ntayirimo byagenda bite, twibaze why. Iyo utangiye kwibaza kubera iki, nibwo akenshi utangira no kubona ibisubizo. Tubashe kureba Bibiliya, ese ni iki kirimo gituma nza ku rusengero buri ku cyumweru, buri wa gatatu, gituma bansaba kwambara ntya ukuntu runaka, gituma bansaba kuba uwa karemano. Ese hakurya y'ibyo hari iki? Ese iyo Mana bambwira imeze gute? Nitugera muri iyo faze yo kumva ko dushaka gucukumbura ubwacu, Imana y'ababyeyi ikaba Imana yawe ukayireba, nibwo nibaza ko bitazatinda ko natwe twagera noneho, kuko tuzasangamo zahabu, tuzabona ko rero inzira badushyizemo ari inzira koko dukwiriye kubamo. Akoze cyane Frère Xavier. Birashoboka ko twaba beza, twireze, twavuze ibintu byinshi bibi ku rubyiruko uyu munsi bigaragara kandi bizwi. Birashoboka ko twaba noneho urubyiruko rwiza rushikamye muri Kristo. Yego. Murakoze. Reka ko icyo kibazo ubajije n'ubu nicyo turiho, turi gushaka uko twaba beza. Yego. Uko twaba beza ni ukukuganira. Yego. Uko twaba beza ni ugusenga. Uko twaba beza ni ugushaka icyatumye Enoka agendana n'Imana. Yego. Kandi adafite ijambo. Yego. Byanditse. Uwo muyoboro yari afite, amenya icyo Imana ishaka mu gihe cyiwe, twebwe tukaba twaroroherejwe igipapuro kikaza kikatugeraho, tepu zikaba zihari, twajya kuri detebo tukumva ubwo bwiru bwose, ariko twebwe tukaba Imana itahagarara ngo ivuge ngo wabonye umugaragu wanjye nishimira. Yego. Nkeka ko twabifashwa no gusenga, gushaka mu maso h'Imana. Yego. Kuko hari icyanditswe kivuga ngo nimunshaka muzambona. Yego. Nkeka ko rero igihe twayishatse Imana tukayibona, icyo kibazo cyaba cyakemutse. Yego. Ariko tubifashijwemo no gusenga, no kuganira kominiyo, no guhuza, kuko umuhanuzi atugira indi nama ivuga ngo intama mu gihe cy'ubukonje ziregerana. Ubwo tumaje kubona ko ari ubukonje hagati yacu, twegerane, tugirane inama, buri umwe afite ahari for, undi afite ahandi ari wiki. Yego. Ariko tumaje kwegerana, tukakora nk'Abisiraheli, tukarengera imigongo ya bene data, byadufasha kandi ntitwagusha n'abandi. Murakoze. Murakoze cyane Frère Xavier. Mugifite ijambo, hari ikintu wavuze ngo urubyiruko rukunda kwinezeza. Niki wakifuza kubwira abantu bakiri mu mubiri, bakiri muri ibyo byo kwinezeza, cyangwa wabigisha uyu munsi? Ufite urubuga uri kuvuga kuri Shamgar TV, niki wababwira? Murakoze. N'inyigisho nkuko mumbajije, kuko ni ubuzima twese turimo. Ntabwo ari ikintu gishyashya. Kandi nk'umuntu uko ateye,
afata umwanzuro ku bibazo bimugezeho. Ni ikibazo dufite dukeneye gufatira umwanzuro nkeka nta wundi umwanzuro nuko twabona umwuka wera, kuko umwuka wera niwe uzazana uko guca bugufi, uko kutabona iby'umubiri wumva ubirarikiye, kuko umuntu w'imbere amaje gupfa icyo gihe Yesu niwe kuyobora. Ariko niba tugifite ikibazo cy'uko n'umuntu twariwe mbere y'uko twizera ubutumwa atarapfa, bivuze ko tuzakomeza kugira icyo kibazo. Nkeka ko icyo nabakonseya, nanjye nikonseya, ni ugushaka buryo cy'umuntu w'imbere apfa, cyangwa ya mbwa yirabura umuhanuzi avuga uko itaganza imbwa y'umweru, kugira ngo noneho ibyo dukora bigaragaze Yesu Kristo. Noneho icyo gihe nitujya ku icyo gihagararo, nkeka ko kwa kwinezeza ntabwo kuzaba kukiro. Ariko nitwigira ukabigira mekanike, ugatangira kuvuga ngo reka ndeke kwinezeza, nkeka ko bizaba intambara ariko utazabasha kunesha. Icyo gushaka cya mbere ni umwuka wera, kuko niwe ushobora kukubashisha kunesha. Murakoze cyane Joel. Ni iki wabwira urubyiruko ukiri kwinezeza? Urakoze Sœur Anne. Nanjye ndemeranya 100% n'ibyo Frère Xavier yavuze, kuko ni ijambo kare yaje gukomoza, yakomoje ku mirimo y'inyuma. Umuhanuzi atubwira ko twebwe iyobokamana ryacu rihera imbere rijya inyuma, ntabwo rihera inyuma rijya imbere. Iyobokamana ryacu ni ukubanza kugira uwo wakira, noneho ya mirimo izikora. Bya bindi bya kutwazaga igitugu uzabasha kubinesha, ya social media, ya peer pressure, ya majwi menshi, ya fashion, yo kubugezweho, ya politiki n'ibindi byinshi bidutwara. Numara kwakira ikiguha imbaraga imbere, ntabwo uzamenya n'ukuntu bigiye, ntabwo uzamenya ukuntu noneho ibintu wanezezwaga nabyo byo mu isi uriho unezezwa n'ibindi. Icyo rero navuga nshimangira gusa icyo Frère Xavier yaravuze, ni ukugera ku musaraba, kwakira umwuka wera, kandi umwakira wamushatse. Nicyo Xavier yavuze ko tuzayibona, ariko tuzayibona twayishatse. Ni ukuvuga ngo rero biraza n'ubundi gusummarizinga ibyo twavugaga byose, ibyo Sœur Meda yavuze ko tugomba kugira iyo ntambwe. Ni sacrifice, ntabwo ari ibintu byoroshye pe, ntabwo byoroshye kuba uri mu kigo cy'amashuri ukora ibintu bitandukanye ari wowe wenyine. Ni ukuvuga ko rero kugira ngo ukore sacrifice ni ukuba wamenye value y'ikintu, wamenye agaciro k'ikintu n'aho kizakugeza. Ntabwo ushobora kugira sacrifice utazi n'icyo bizakuzanira. Rero tubanze tumenye ubutumwa burimo iki, ubutumwa buzatugeza he, ese hatariho ubutumwa ni irihe tandukaniro ryabaho, ese kuba mburimo ni iki bunzigamiye, n'ubuhe buzima kuba umukristo bimera bite, ni iki bizanyongerera mu buzima. Numara kumenya iyo zahabu ihishwe, bizatuma ukora sacrifice cyangwa ugira ibyo wigomwa, ushake mu maso y'Imana, Imana ikuza umwuka wera, noneho kwa kwinezeza mu Mana aba ariko kuza gusimbure kwa kundi wabonaga mu by'isi. Wa munezero wonenekaye Satani yonona, Imana usimbuza umunezero yiremeye wa karemano. Akoze cyane Frère Joel. Dusoza ikiganiro cyacu, nifuzaga ko buri muntu wese urahagira icyo avuga. Ndahera kuri Sœur Meda. Nifuza ko ugira ikintu ubwira abasœurs badukurikiye muri aka kanya b'urubyiruko, niba ari inama bagira, niba ari strategie runaka uzi yabafasha. Ijambo ni ryawe Sœur Meda. Urakoze cyane Sœur Anne, ndashimira cyane Shamgar TV ku bw'aka kanya keza mwaduhaye n'ikiganiro, kandi nizere ko kiri bufashe benshi badukurikira. Ikintu nabwira urubyiruko rw'uyu munsi, abasœurs cyane cyane bizeye ubutumwa, nibareke tube abo tugomba kubaho, tube icyo ijambo ridusaba, tube abakaremano, ntidushake kwigana iby'isi kuko ntabwo bitubereye. Ngewe by experience namaze kubona ko iyo ushaka kwigana iby'abandi, ibyo hanze, reka ariko mbyita, usanga bitanakubereye pe.
uranabangamirwa. yego So icyo nababwira, inama nabagira, reka tube abo tugomba kubabo. Icyo ijambo ridusaba ni icyo ngicyo, nta kindi, kandi bizadufasha. Tubisengere Imana. Iyo uyisabye ikintu kijyanye n'ijambo ryayo ntabwo yakikwima. yego Usabye Imana ngo mpa kugira Saint Esprit, mpa kuba iki jambo rigusa, ntabwo yakikwima pe. Iyo esprit irayiguha kandi bikagufasha. Tuba umunyu w'isi, bizadufasha. Ni icyo ngicyo, nta kindi. murakoze cyane. Frère Xavier, niki wabwira urubyiruko rugukurikiye muri aka kanya rwizeye ubutumwa, ruhura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye hanze aho uyu munsi? murakoze. Nanjye ndamanza gushimira Shamgar TV ku bw'akazi keza ikora. Ni akazi abakabona batabasha kugasobanukirwa, ariko nk'abantu ifasha, nkanjye cyane by'umwihariko iramfasha, kuko hari igihe aho hantu mba ntakahageze, hari ibitekerezo mba nkeneye kumva muri bene data. Ibyo biranshimisha, ndabashimiye cyane mwebwe mwafashe umwanya na initiative yo gukora ibiganiro nk'ibi. yego murakoze. Nsoza rero nsubiza n'ikibazo cyawe, inama natanga nanjye nigira, navuga ngo nk'urubyiruko tureke kwirara, yego kuko turi hafi yo kuba nta gihe dusigaranye. Ibyahanuwe byose byarasohoye. yego turibukiranya ko umuhanuzi ibyo yahanuye byose dusigaje 7, 6 yose tuyiriho. Umuperezida wa Amerika w'umukatolike niwe uri kuyobora. Ibyo byose bitwereka ko nta gihe dusigaranye. Ariko birababaje kuba urubyiruko tukibona ko dufite igihe ahari kingana n'imyaka 100. So nagira inama urubyiruko, nanjye nyigira ko twibukiranye ko turi mu mpera z'igihe, kandi tubeho message aho kugira ngo message ibe umuzigo, ahubwo twebwe itubere uburyo, itubere ibiryo, itubere ibyo turya bya buri munsi, aho kugira ngo tuyigire umuzigo kuri twebwe. Kuko igihe cyose wayigira umuzigo, ndakeka ko bidatinze ushobora no kuyireka. Ariko nugera ku gihagararo cyo kumva ko message ari bwo buzima bwawe, ndakeka ko icyo gihe uzaba wanesheje, kandi Imana izadushoboza. Imana ibahe umugisha. murakoze cyane Frère Xavier. Frère Joel, turi gusoza, wumvisha ibitekerezo bigiye bitandukanye bagenzi bacu bagiye batanga. Ni iyihe nama wowe uyu munsi wagira urubyiruko rugukurikiye hanze aha? Ntago byoroshye. Niba hari n'icyo wasaba abo badukuriye badufashamo, nacyo kitubwire. Imana igumugisha. Urakoze cyane Sœur Anne. Nanjye nk'uko bagenzi banjye babivuze, ndashimira Shamgar TV kubw'ibi biganiro byiza itugezaho, bidufasha, biduhembura imitima. Burya yumvise urubyiruko rugenzi rwawe ruvuga ibintu, ahanini ushobora no kubifatana agaciro kuruta uko wabyumva n'umuntu ukuze. So ndabashimira buryo kimusaranganya mukagera ku mpande zombi, ku byiciro byinshi by'ubuzima. Ni ibintu bidufasha, kandi Imana ikomeze kubabashisha, ibahe umugisha. Noneho ku nama waruvuze dushobora kugira urubyiruko, natwe turayigira kuko turi urubyiruko. Ni byinshi turwana nabyo. Mbere na mbere icyo navuga, ntabwo nakondana urubyiruko, ntabwo turiho dukondana ngibyo turiho, izo technology dutwaye nazo ntabwo twakabaye, nibyo ntabwo twakabaye turaha. Ariko umuhanuzi ubwe nk'uko natangiye bivuga, yivugira ko ibigusha twebwe dufite, tentation dufite, ari inshuro 10 kurenza iz'ababyeyi bacu bari bafite. Ni ukuvuga ko rero biroroshye kugwa nk'urubyiruko kuruta umuntu ukuze. Ariko icyo navuga nuko niba byoroshye kugwa, biradusaba imbaraga nyinshi rero, sacrifice, kugira ngo tubashe kubyuka. Buryo ki tuzabyukamo rero, nk'uko twabivugaga, nk'uko bene data babivuze,
ni uguha agaciro ibyo ngibyo noneho twigishwa. Tukinjira muri mesaje koko tugacukumbura tukareba ese bimeze bite, se tugatara amakuru mbese muri mesaje, tugashaka ubwo buzima buri muri mesaje kuruta kuyimenya nk'ubumenyi. Ugasaba Imana uti Imana nshoboza, kuko urabona buryo ki isi ndimo, buryo ki uko itera imbere ibigusha ari byinshi, noneho nshoboza mu mwuka wawe wera kugira ngo mbashe kuba muri iyi si, mbashe gutsindishirizwa nawe. So icyo Imana idusaba gusa ni ukuyegera tukayisaba, tugasaba uwo mwuka wera nk'uko Sœur Meda yabivuze. Ntabwo Imana yamukwima, ariko bisaba ko tuba serieux mbere na mbere, ko tubasha gufata icyo cyemezo, ko tubonye ko wa munezero wo mu isi ntawe uhuriye n'uwo muri iyo message cyangwa muri iyo Bibiliya dusoma. Ntabwo rero wabimenyera kuri experience y'undi, bisaba ko utestinga nk'uko ijambo ribisaba. Icyo nasaba urubyiruko rero ni ugutrayinga, ni ugutekinga a step forward, cyangwa se tera iyo ntambwe urebe ibyo bintu, ese uwo munezero urimo bakubwira ni wo koko. Nawe trying Imana, yigerageze, gerageza iyo message urebe koko niba bavuga ko ugomba kwambara ijipo ndende, urebe koko niba bitanga umunezero kurusha kwambara ingufi. Utrying Imana, Imana rero izaguha wa munezero w'ukuri kandi ntabwo uzigera uyivaho. So icyo navuga ni icyo abakuru rero badufasha ni ugukomeza kutugira inama cyane, kudukomeza cyane kandi bakatwumva. Umuhanuzi akenshi akunze kubisaba ababyeyi ko rimwe na rimwe barashaka ko rimwe na rimwe badukosora ku rugero rwabo atari ku rugero rwacu. Icyo rero nasaba abakuze nuko bamanuka ku rugero rwacu, kuko nk'abasore realite nyinshi dufite ntazo bo bagize. Rero basaba ko batwegera ariko bakatwumva, bakumva ibyo, bakagerageza kudutega amatwi ibyo ducamo, baba ari abungeri b'amatorero yacu, baba ari abadukuriye, bakagerageza kutwumva ibyo ducamo, realite ducamo, noneho bakadufasha mu rugendo rw'amasengesho rwo gushaka umubatizo w'umwuka wera, kugira ngo batugeze ku rugendo aho noneho bya bindi bizaba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze. Mwakoze cyane kubw'ubutumire bwacu bwa Shamgar TV. Muvuze ibintu byiza byinshi cyane, ntekereza ko abari budukurikire b'urubyiruko bagenzi bacu bashobora gukuramo nk'isomo. Ariko mbere yuko dutandukana, uradusengera. Xavier, uradufasha mu isengesho. Imana ibahe imigisha. Duce bugufi dusenge. Mwami Imana yacu Yesu Kristo, we wahozeho kandi uzahoraho, turagushimye ko wongeye kutwigaragariza. Turagushimye kubw'ubuntu n'imbabazi ukomeza kutugirira. Turagushimye ko wadutoranije mu magana yose y'abari mu isi, ukaduhindura kwitwa ubwoko bwawe. Yesu Kristo, twaraha tuvuga uburyo ki Mwami tudakwiriye gusebya izina ryawe. Mwami, twebwe ni twebwe ambasaderi bawe hano ku isi. Umuhanuzi avuga ko ari twebwe Mwami wishingikirije kujya tugaragaza imirimo yawe. Ni twebwe ukeneye kugira ngo Mwami dukore imirimo yawe. Yesu Kristo, tubashishe rero, tubashishe kugira ngo Mwami ejo Mwami tubone experience, tubone ubuhamya bwo gutanga imbere y'abantu, kugira ngo Mwami abantu nibitegeza ubuzima bwacu Kristo babone wowe. Mwami Yesu Kristo, turinde Mwami kurarikira iby'isi, turinde Mwami guhuzagurika, duhe Mwami kutumbera Mwami ibyo tubona mu ijuru, kuko Mwami Bibiliya tubwira neza ko aho imitima yacu ari iri niho n'ubwenge bwacu buri. Mwami Yesu Kristo, imitima yacu iragukeneye, niyo mpamvu dukeneye ko n'ubwonko bwacu Mwami nabwo buza bugatekereza ijambo ryawe. Yesu Kristo, tugeze ku gihagararo gishyitse cy'umukristo. Mwami, tubisenze gutyo tubyizeye ko Mwami ugiye kubikora. uduhane umugisha, uduhane uwo mugisha Mwami n'abari bureba iki kiganiro twagize. Mwami, uha umugisha umugeni wawe ahari mu mpande enye z'isi. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye. Amen. Imana imigisha.
bakristo bene data mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Shamgar TV, niyumviye amagambo menshi akomeye yavuye muri bagenzi bacu batugira inama twungurana ibitekerezo batwibutsa ibiraha hanze bitoroshye kandi tugomba kurwana nabyo tugatsinda, ahasigaye ni ahacu. Ibyavuzwe ni byinshi, ushobora kugira ikintu kimwe cyangwa bibiri ukuramo kandi byagufasha. Murakoze cyane, Imana ibahe imigisha. Twebwe turi Shamgar TV, mushobora kudusapotinga mukora like, mugashiraho comment, mukana subscribinga kuri chaîne yacu. Niba hari n'ibitekerezo byiza mubona twavuga hano, ushobora kubidusangiza, ushobora kubibwira njye cyangwa umwe muri bagenzi banjye, tukazabivuga hano kandi tugahana umugisha. Imana ibahe imigisha cyane. Shamgar TV.